Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, maze iminsi ndwaye indwara ariko mfite ibyiringiro yuko uyu munsi ikize. Numvise ngize icyifuzo cyane cy'ukuntu nazagera imbere ya Perezida wa Repubulika ngo mushimire. Ibyo namushimira ni byinshi, ibyo mwagiye mutugezaho ni byinshi, ntabwo byose nabivuga ngo mbirangize. Ndavuga ku ngingo nkeya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kiriya kirwa cya Bugarura imyaka yose cyamaze kiriho, ni ikirwa cyabaye mu bwigunge bufatika ku buryo utari gusobanura niba ari mu Rwanda cyangwa niba ari muri Kongo cyangwa se mu yandi mahanga wenda hari. Ariko Imana yakuduhaye yarakoze, ndayishimira cyane kandi turayishimira by'umwihariko nk'abanyabugarura. Dushingiye ku ijambo gukura amaboko mu mifuka mwagiye mukunda gukoresha, dushingiye ku ijambo ryo kwigira, dushingiye ku ijambo ryo kwihesha agaciro. Iri jambo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twarigendeyeho, turavuga tuti nyamara umubyeyi wacu hari ikintu atwibukije. Si icyo gusa, icyo cyo cyatumye dukura amaboko mu mifuka, turakora twiteza imbere nkuko mudahwema kubitwibutsa. Ariko murongera muratuzirikana nta reme ry'uburezi ryari kuri Bugarura, n'udushuri tw'amatafari y'ibyondo yahabaga, umuyaga ntiwahemaga kutujugunya hirya ku misozi hirya no hino, mugajya tujya gutoragura utubati hirya iriya. Ariko kugeza uyu munsi Banyarutsiro mwese muri aha ngaha, ndabararitse muzaze murebe amashuri yubatse kuri Bugarura akomoka mu miyoborere myiza. Hari amashuri abanza asobanutse, amashuri yisumbuye asobanutse, hari ivuriro twivurizamo risobanutse. By'umwihariko uyu mubyeyi mureba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatwoherereje ingobyi y'ubwato ishobora gukura umubyeyi wenda kubyara byihuse ikamukura i Bugarura ikamujyana i Karongi cyangwa i Rubavu, ku buryo nta ngorane tugihura nazo bene izo ngizo. Mwakongera mukankuna mukamumpera amaki rwose. Ejo bundi byihuse nkuko barimo babivuga rwose, ntabwo ari ukubeshya, si urwenya, ntabwo twari tuzi amashanyarazi byari byo. Tugiye tubona abasore Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yohereje, baraze bashinze amapoto, bashyizeho amasinga bayambutsa hejuru y'amazi. Tugiye tukabona turi gukanda ku bibambasi, ibibambazi bikaka bose mwoka byaramo. By'umwihariko iwanjye ngo no muri wese ngomba kujyamo ngakanda ku kibambazi rwose, no muri wese. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite ibyifuzo bibiri ngira ngo mbagezeho kandi tubihuriyeho n'abanyabugarura. Icyifuzo cya mbere, mu gihe cyashize twagiye dusurwa n'abayobozi bo mu nzego z'ingabo z'igihugu, abayobozi bo mu nteko ishinga amategeko baradusuye, abayobozi bamwe mu bagize guverinoma baradusuye. Ariko twagiye tubaha icyifuzo tukababwira duti mugize neza kuza kudusura no kudukomeza no kutwereka ko tutakiri mu bwigunge, ko mudukuye mu bwigunge, ariko muzatwemerere n'ubundi mutujyanire ubutumwa mubudushyikirize Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, azaze rwose akandagize ibirenge kuri iki kirwa, arebe ukuntu yatubohoye, ukuntu yatugize. Namwe murandeba mbega ntimubirebe. Iki cyifuzo tugihuriyeho n'abanyabugarura bose. Zaza ndi hafi tuzaza. Merci. Sawa. Nagira ngo amashanyarazi abanza hagere. Murakoze cyane.
ikindi cyifuzo nacyo tugihura n'abanyabugarura bose. Izo ntumwa zose mwagiye mutwoherereza twagiye tuzibwirira ijambo rivuga ngo nta wundi mu perezida dushaka yuko ashobora kutuyobora muri igihugu cy'u Rwanda. Nawe turashaka Paul Kagame. Ariko ko numva mukomya amashyi makeya, ko numva mukomya amashyi make. Turashaka Paul Kagame ko ari we utuyobora. Nonese ko nta wundi twigeze tubona kuri Bugarura, ko nta n'uwigeze anatwoherereza na buji, ko nta n'uwigeze anahashyira n'icyumba cy'ishuri, ko nta n'umuti wigeze uhagera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagushimira ibikorwa byose umaze kutugezaho. Nuhagera uzashaka ese ni Kigali yimukiye Bugarura. Reka nsoze udutahiriza abanyabugarura. Murakoze cyane, murakoze cyane. Zaza kubasura. Reka nsoze n'iri jambo. Mfite kado igendanye n'ijambo ry'Imana. Igira iti Uwiteka niwe mwungeri wawe ntuzakena. Azakuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisa kujyana iruhande rw'amazi adasuma gusubiza intege mu bugingo akuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntuzatinya ikibi cyose kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo biguhumuriza. Agutunganiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Nukuri kugira neza n'imbabazi bye bizakomaho iteka ryose. Agusize amavuta mu mutwe igikombe kizaseseka. Imana ikomeze. Amen. Utashye abanyabugarura cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuma ijambo. Nitwa Rubayiza Faustin, umudugudu wa Rwumba, akagari ka Murambi, umurenge wa Musasa. Ikibazo mfite giteye gitya ni ukudahembwa ko kw'igiciro cya nyuma cy'amafaranga y'amashuri ya 9 twubatse muri 2014. Bamaze kuyubaka twayujuje 2014 mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo amariziti barakora aragenda, turategereza turaheba. Tubajije umurenge uvuga ko tubaza akarere. Tubajije akarere bavuga ko amariziti ari muri minisiteri. Umwaka urashize twategereje turaheba, twaheze mu gihirahiro turi kugira ngo mudukurikiranire icyo kibazo. Murakoze. Reka meya banza kidusobanurira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo koko hari abakoze ku mashuri faze ya 4, noneho tubaha amafaranga bari baduhaye, hanyuma haza kuba make. Tubikorera ubuvugizi muri Mineduc, Minisiteri y'Uburezi, badusaba ko dukora amaliste nk'uko bivuga tukayoherezayo, hanyuma bakazayishyura, ariko byasabaga ko tuyaherekeresha inzandiko bakoreyeho n'ibyemezo bigaragaza ko koko bose iyo myenda ariyo. Icyo babanje gukora rero ni ukubanza gusesengura ko ibyo twabohereje byose byuzuye, hanyuma babirangije mu mezi nk'abirashize niko aho mperukira kubikurikirana. Hanyuma batubwira ko rero bitashobora kubishyira muri bije y'uyu mwaka, ahubwo babiteguye muri bije y'umwaka tugiye kwinjiramo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Gukemura icyo kibazo ubu ni ukuvuga ko bigiye gutwara imyaka 2. Hari urangiye, hari n'undi dutegereje ko banza ukarangira. Icyo kibazo abantu ba Mineduc bari hano? Yes. Tubwira. Ariko byahora bigaruka biti igihe cyose bigahora. Murakoze nyakubahwa Abantu Perezida wa Repubulika. bakora ntimubishyure.
mwibwira ko ari abaterankunga bakorera murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nibyo koko byaratinze, nk'uko na meya yarabivuze, hari aho bigaragara ko hagiye havukamo amakosa mu gutanga izo lisite, ariko nabemeza yuko muri iyi ngengo y'imari itangira mu kwezi gutaha bazishyurwa. Ibyo nabibemeza. mukurikirane murebe ko mubishyuye. Murakoze. Bazabishyura, mwihangane gato, ubwo n'andi makosa wenda azagenda akosorwa. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimira cyane ko mu nkingi enye zigize guverinoma yacu yubakiyeho mwashyizemo ingingo y'imiyoborere myiza ndetse mugashyiramo n'iy'ubutabera urwego rwa maje. Izo ni inzego zadufashije, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, ku rwego rwo hejuru rwose murakora kandi bishimishije kandi bikagaragarira buri wese, ariko ku nzego zo hasi abaturage twararenganye. Ibyo ndabizi kabisa. Ubwo turavuga ku nzego z'ibanze duhereye ku rwego rw'akarere no kugeza ku rwego rw'umudugudu. Muri urwo rwego rero twagize ikibazo, njye n'umuryango wanjye tugira ikibazo tugifitanye n'akarere. Akarere kohereza umushinga parefu utera ishyamba mu isambu yacu. Iyo sambu tukaba twarayisigiwe n'ababyeyi, isambu bayifatira mu mwaka wa 2010 mu kwezi kwa kabiri. Kugeza na n'uyu munsi twandikiye umuyobozi w'akarere. Abayifatira ari bande? Ubuyobozi bw'akarere. Biturutse he? Ubuyobozi bw'akarere bwajya mu isambu y'umuntu gusa bukayifata? Bwohereje umushinga parefu utera ishyamba mu isambu yacu. Gute se? Natwe nuko twabibonye nyakubahwa. Ni isambu yande ubundi? Ni isambu ni y'umugore wanjye witwa Kanyana Sire. Ntabwo ari yawe? Ubwo turayifatanije, ariko ko nanjye ndi umugabo. Mwashakanye abifite ari ibye? Twari turi kumwe mu mwaka wa 2010 ejo bundi. Nibwo baje muri iyo sambu bateramo ishyamba. Ngo ni bande? Parefu. Ariko yahawe nande? Yoherejwe n'akarere. Akarere se nabyo urabizi? Hari icyo ubiziho? murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Hari uriya mugabo, uretse ko ari ubajije wenyine, hari n'abandi bagiye bajya mu bisigara bya leta bakabyiha. Parefu rero ni umushinga waje gutera mu bisigara. Ubwo icyo kibazo cyasobanutse. Abihaye ibya leta bibi byabo guteze? Ko numva bidasobanutse. Aho hantu ntabwo ari mu bisigara bya leta. Ni muki? Ni ubutaka bwasizwe n'ababyeyi muri jenoside barapfa, natwe tuzungura uwo murage. Rwose komeye ibyo tubwira none hari ibindi kubanza mwagiye. Ibyo nabyo bibaho, hari abantu bajya mu mutungo wa leta bakawiha bakawugira uwabo, nabyo bibaho. Ibimenyetso turabifite nyakubahwa, byose turabifite, ari abaturage. Kuki utagiye noneho kubiregera? Kuki utabiregeye mu zindi nzego zibishinzwe? Nabyo twabikora, nuko twagira ngo tubanze. Oya, ko mwabujwe n'iki ahubwo? Nta cyatubujije, n'ubu twabikora rwose. Ureba se, iyo ntaza gusura Rusiro ntabwo ikibazo bajya kukibana. Murakizi? Ubundi se ko baturenganyije ko imyaka 5 ishize? Zana mikrofone. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Kiriya kibazo ubwacyo ntabwo nari nkizi, ariko parefu ni umushinga ukorera muri minisiteri y'umutungo kamere. Bambwiye ko hari komite ya njyanama y'akarere bari bashinze gukurikirana kiriya kibazo, ariko nagira ngo nsabe ko twabongerera n'abakozi bo muri minisiteri y'umutungo kamere bagafatanya gukurikirana ikibazo cya buri wese kubirebana n'uriya mushinga tukabikemura vuba. Nibyo ubwo bigiye gukurikiranwa rero, nubwo wabitindanye ubwawe ntubivuge mu nzego zishinzwe, bizakurikiranwa neza. Nta muntu wanyagwa umutungo we ngo ugirwe uw'abandi, keretse bifite aho bishingiye cyangwa impamvu nazo zigomba gusobanuka.
bazabikurikirana rero bamenye niba ubutaka koko bwari ubwawe, icyo gihe bizagira uko bikemuka. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. nitwa Duse Maria Odeta, naturutse mu murenge wa Musasa, akagari ka Gabiro, umudugudu wa Rwangoma. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuma ijambo. Mpagaze hano nge ntabwo ari ikibazo mfite, ahubwo mfite umwanya wo kubashimira impanuro ndetse n'imiyoborere myiza mudahwema kutugezaho. Ubwo muheruka gusura icyari akarere ka Kayove mu 2003, mwaduhaye impanuro ko tugomba kugenda tugakorera ikawa yacu, mu minsi mikeya ikadusiga inote, twajya dukomangwa ku mufuka tukumva amafaranga. Byarabaye nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni muri urwo rwego twatashye abanyamusasa turisuganya dushinga koperative y'abahinzi ba kawa yitwa Kokamo. Twashishikarije abaturage guhinga ikawa, barayihinga, ariko kubera ko twagurishaga umusaruro tuwutagaguza, ndetse abandi ntibatinye no kwiba twa tumashini tutemewe bagahera ikawa yabo. Twaje kwigira inama rero yo kubaka uruganda kugira ngo tuzashobore gutunganyirizamo ya kawa yacu. N'abadamu rero tugera ku bikorwa by'indashyikirwa. Ni muri urwo rwego mfatanyije na bagenzi banjye 17 twashoboye kubaka uruganda rw'ikawa, twiyambaje ibigo by'amabanki baratuguriza inguzanyo. Ubu uruganda rwacu ruhagaze kuri miliyoni 108 n'ibihumbi 527. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere, uruganda rwacu nibwo rwatangiye kugurira abaturage batuye umurenge wa Musasa ikawa bari bejeje y'ibitumbwe. Dufite abakozi 72 dukoresha ku munsi, harimo abadamu 48 n'abagabo 24. Ni muri urwo rwego rero ubu turi ku isoko, turimo natwe turapiganwa kuzajya gusogongeza ikawa yacu, kandi turizera ko uburyo twayitunganyije neza izatambuka mu kazi ryoshye. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nubwo nanjye ndi mu banyamuryango kandi nkazabona ku migabane, ndi n'umukozi mu ruganda ku buryo buri kwezi shobora kubona umushahara 50,000. Nashoboye kwivana habi, aho ngeze ubu mpagaze neza, mfite abana bariga, mfite umwana wiga kaminuza ari i Kigali muri SFB, arangije umwaka wa 2, mfite n'undi urangije imanite kandi afite buruse. Mfite icyizere ko nabaziga mbikesha impanuro zanyu nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndangije rero, nubwo twashoboye gukemura imbogamizi yo kubaka uruganda n'imbogamizi yo gushobora kwigurira ibitumbwe, ariko turacyafite imbogamizi twifuza kuzakemura mu minsi iri imbere, ejo hazaza, dufashijwemo na leta nziza muyoboye nk'intore barusha intambwe. Dufite imbogamizi yo kubona icyombo cyambutse ikawa zigikura ku ruganda zikijyana i Karongi mu mujyi, n'imbogamizi y'imodoka izikura i Karongi izitwara i Kigali. Mubidufashijemo nyakubahwa perezida wa repubulika, twizeye ko nabyo tuzabigeraho. Ashaka ko mbatera inkunga. Ubundi byishobora kuva muri ibyo mukora. Tuzagerageza. Mugerageze ibindi bizaboneka, uzabona bije. Murakoze. Urakoze cyane. Ijambo ryanjye rero rya bagenzi banjye bambanjirije, natwe nk'abanyamusasa twandikiye inteko twisaba ko
itegeko nshinga ryavugururwa muri iriya ngingo y'101 tukongera kubahondagazaho amajwi muri iyi manda iri imbere, tukazarenga viziyo 2020 tukagera no muri viziyo 40-40. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo ariko aho bigeze ntabwo twarangiza ibibazo byose. Abafite ibibazo mufite abayobozi mukwiye kubibagezaho, kandi abayobozi ndi buhure nabo ku mugoroba, ubwo turibukiranye ko bakwiye kujya bakemura ibibazo nk'ibyo by'abaturage. Abantu rero babishyize kuri izo nzego byakemuka, hanyuma tubareke mutahe, mwamaze igihe kinini hano, bamwe murava kure, mugire umunsi mwiza, mugire ubuzima bwiza. murakoze.